Welcome to Gorilla Gospel TV. Twongeye kuguha ikaze wowe uteze amatwi Gorilla Gospel TV show. Imana y'amahoro iguha umugisha kandi kugira neza gufasha umwanya kugira ngo ubane natwe. Tukaba tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ku giterane ngaruka mwaka gikunze kuba mu Rwanda. Icyo giterane kikaba cyitwa Rwanda Shima Imana. Mukaba mugiye kubana nanjye na ZJJ. Icyo giterane rero akaba ari igiterane ngaruka mwaka cyitwa Rwanda Shima Imana. Icyo giterane cyari cyakoranije abayobozi b'inzego zitandukanye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda, harimo na nyakubahwa wacu Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Akaba nawe yari yitabiriye ndetse ageza ijambo ku bari bateraniye muri icyo giterane. Harimo abayobozi b'amatorero agiye atandukanye ndetse n'abayobozi b'igihugu mu nzego zigiye zitandukana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika rero akaba yabanje kubashimira muri rusange ku gufatanya cyangwa se ku bufatanye bugiye butandukanye bwagiye bugaragara ndetse mu bayobozi ndetse b'amadini ndetse na leta yacu y'u Rwanda. Aho nyakubahwa Perezida wa Repubulika rero yagarutse ku nkingi eshatu za mwamba ubundi zakabaye kuba zubaka igihugu igihe zikozwe neza. Izo nkingi za mwamba rero akaba yagarutse ku nkingi y'idini ndetse n'inkingi yitwa politiki n'inkingi yitwa umuco. His Excellence Paul Kagame rero yakomeje abwira abari bateraniye muri icyo gitaramo yuko izi nkingi uko ari eshatu ziramutse zikozwe neza kandi zigahuza zagira umumaro mwinshi cyane ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Aha rero akaba yagarutse ku nkingi y'idini, aho yakomoje ku kintu gikomeye cyane abanyamadini bakomeje kugenda bakora. Aho rero yagarutse anenga bamwe mu banyamadini bitwaza Imana ndetse bakitwikira umwambaro w'idini cyangwa se w'ubumana mu kwiba ndetse no kubeshya abanyagihugu. Iki rero kikaba ari ikintu nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagarutse anenga kandi abwira abayobozi yuko iki kintu kidakwiriye gukomeza kwihanganirwa. Ndetse nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba yagarutse abwira abanyarwanda ko bagomba kuba maso kugira ngo ntibakomeze kuba bashukwashu n'aba bantu biyita abakozi b'Imana. Ngaho yakomeje kuvuga ko ngo bimaze gukabya, ngaho umuntu ashobora kubyuka ndetse yakumva ashaka kugira uburyo yikenuramo cyangwa se ubukene bwamubonye bwinshi akaba yakwigira inama yo gushinga idini. Mu by'ukuri rero iryo dini akaba rishinze atari ukubera yuko ari urukundo ndetse cyangwa se kwamamaza inkuru nziza cyangwa se gutoza abantu imico myiza, ahubwo akaba ari idini ryegamiye ku nyungu z'abo bantu baba bashinze ayo matorero. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika rero akaba yagaruka ku kintu gikomeye cyane cy'abanyamadini bakomeza kwitwikira izina ry'ubumana ndetse bakitwikira n'amazina y'ubuhanuzi, bagenda bafata abanyarwanda cyangwa se abaturage bakababeshya mu bintu bigiye bitandukanye, harimo nko kwicisha inzara, kutivuza, babizeza yuko Imana yabonekeye kandi baha imbaraga zo kugenda basengera abantu. Nyamara icyo gihe abaturage bakagendera muri icyo kigare ndetse bakizera muri ibyo bintu abo bantu babita abakozi b'Imana baba bagenda babagezaho, ariko rimwe na rimwe kenshi cyane nako bagenda babeshya. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba yavuze ko rero ibi bintu bitagomba kwihanganirwa ndetse kandi ko bikwiriye guhagurukirwa, ndetse aho yakomeje gushishikariza abayobozi bagiye batandukanye ko ibi bintu bidakwiye kugenda bikorwa mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane ko igihugu cyacu cy'u Rwanda cyagiye kirangwa n'amateka atari meza ndetse ashingiye kuri
kuri iyi nkingi y'idini, aho tuzi neza ko mu 1994 hakozwe jenoside yakorewe abatutsi, kandi abanyarwanda benshi bagiye bahungira mu nsengero bumva ko ariho bagomba gukirira. Abatutsi benshi bagiye bahungira mu masengero menshi agiye atandukanye bizera ko nta muntu warenga ndetse ngo abe yakorera amabi mu madini, ariko byagiye bigaragara ko ndetse benshi mu bantu bari bagiye bakuriye izo nsengero bagiye batererana abatutsi ndetse bakicwa nta nimwe bigeze bagirirwa. Akaba rero Perezida wa Repubulika avuga ati ibi bintu bitabaye byakwitonderwa bishobora kongera kudukurira byishane bitari byiza, ndetse n'amateka twanyuzemo nta kabuza birashoboka ko twaba twayasubiramo bitewe n'uko iyi nkingi y'idini itarimo irakora inshingano zayo nk'uko bikwiriye. Iki kintu rero akaba ari ikintu cy'ingenzi kandi kigira akamaro, natwe dushishikariza abanyarwanda muri rusange ko bagomba kuba maso, tunabibutsa yuko turi mu bihe bya nyuma aho Satani cyangwa se ikizira kicaye ahera. Ikizira rero kikaba kicaye ahera ndetse kikaba kiri gukorera muri bamwe mu bita abakozi b'Imana, aho no Satani akunze kugenda arimo arakorera. Umukozi w'Imana rero akaba na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yakomeje akangurira abantu yuko bagomba kuba maso, kubera yuko nibataba maso bazashiduka ndetse n'ubuzima bwabo bwagiye mu kaga. Aho rero yongeye kujya avuga ko aba bagabo bagenda babesha abaturage yuko bagomba kujya bajya gusengera mu buvumiro, ndetse bamwe bakaburiza ibiti bakizezwa yuko kurira igiti ari cyo kintu gikwiriye kuba wakwegera Imana. Aho rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagarutse avuga ko ibyo bintu bidakwiriye, ndetse n'iyo myumvire akaba ari ibinyoma. Ashishikariza abantu rero kudakomeza kugendera muri uwo mujyo, ahubwo bagakoresha ubwonko Imana yabahaye, bakabasha kujonjora ibyo babwirwa ndetse bagakora ibikwiriye, ko batagomba kuyoborwa nk'ihene cyangwa se itungo ritagira ubwenge, ahubwo igiye kwibutsa abantu yuko bagomba gukoresha ubwonko Imana yabahaye mu gihe barimo barabwirwa ibintu bigiye bitandukanye ku madini ndetse n'imyizerere. Natwe rero twaba twakunga mu byo umubyeyi wacu umusaza nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaganirije abantu, kuko bimaze kugaragara kenshi ko ibi bintu by'amadini n'amatorero n'ukwizera byamaze kuba akavuyo, ndetse benshi cyane b'abambuzi ndetse n'ingegera zikaba zikomeje kugana muri uyu mwuga, ndetse bagenda babesha. Ni kenshi kuri social media tubona abantu biyita abakozi b'Imana, nyamara nyuma gato kaza gusanga bari gukora ibintu bitagiye bishimisha rwose, aho abantu bakomeza kugenda bashidikanya nimba abantu ko ari abakozi b'Imana, aho ugenda usanga abagabo kuri social media birirwa mu matiku ndetse bagenda bavuga ibintu bigiye bitandukanye by'amatiku, batitaye kurera intama z'Imana cyangwa se kuziragira ndetse no kuziragira mu rwuri rwa Yesu Kristo, ahubwo usanga bashize umutima wabo ku nyungu ndetse n'indonke, bakiba abantu rero bakoresha izina ry'Imana, aho bakunze guhamagara abantu bakabwira turajya kubasengera ngo babarize amatike n'amafaranga, cyane cyane hirya no hino abantu benshi bakomeje kugenda bagaragara barira ndetse batavuga neza. Abanyamadini cyangwa se aba bagabo bakunze gushinga amadini bita abakozi b'Imana, aho byagiye bigaragara mu gihugu cy'u Rwanda ko hariho abantu nk'abo ngabo benshi bagiye batandukanye bagenda bakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo bitanezeza Imana. Aho rero natwe dukomeje gushishikariza abanyarwanda kuba maso ndetse no kwizera Imana gusa, batizereye mu muntu uwo ari we wese, kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo uwizera umwana w'umuntu abe yavumwa. Rero banyarwanda banyarwandakazi, nawe muntu wese aho uri hose wumva ikinyarwanda, turaguhamagara tugushishikariza kubaha Imana, ukunda Imana yego, ariko ukirinda kuba washukwa cyangwa se ngo ujugunywe mu mutego bitari ngombwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika rero akaba yagarutse ko tugomba kwitandukanya
n'ibi bintu, aho nyakubahwa perezida wa repubulika yongeye kugaruka ku itandukaniro ry'ubutindi n'ubukene. Rero akaba yavuze ko kuba umukene ari ukubura ibintu by'ibanze mu buzima, ibintu nkenerwa by'ibanze mu buzima, ndetse akaba avuga ko ubutindi ari wa muntu uba ufite ibintu byinshi kandi bya mirenge nta kintu abuze, ariko muri we akaba aburamo ikintu gikomeye cyane, ndetse akagira umutima mubi nubwo atunze ibyo bintu byinshi cyane. Aho yakomeza agaruka ko uwo muntu ushobora kuba afite ibya mirenge ariko ntanyurwe nabyo, ndetse akaba yakomeza atubwira ko uwo muntu ashobora no kuba yakwiyahura kubera yuko afite, nubwo afite byose ariko kutanyurwa. Ikintu cyagarutswe na perezida wa repubulika rero akaba yavuze yuko ifunga ry'insengero mu gihe cyashize yari abizi, kandi bikaba ari ibintu byakozwe, ndetse byakozwe ku bw'inyungu z'abanyarwanda, ndetse akaba yakomeje gushishikariza abo bantu bashaka gushinga amadini ko bagomba gukora ibikwiriye, ndetse bakagendera mu murongo, ndetse bagakora ibintu bagendera mu murongo leta yacu y'u Rwanda iba yarashizeho. Akaba yakomeje kubwira abanyamadini rero ko nyuma yo gukomeza ibyo bintu bagomba kujya bazafata igihe cyo kwiga kuri ibyo bintu by'amadini ndetse amaturo, akaba bagomba kujya basoreshwa ku bijyanye n'ubutunzi bw'abaturage bagenda bakira umunsi ku wundi. Amahoro rero rikomeze ibane namwe, kandi mukomeze mubane natwe kuri Gorilla Gospel TV Show, aho dukomeza kugenda tubabwira amakuru amwe n'amwe agiye atandukana.